Alleluia. Ni umukozi w'Imana Evangeliste John Migabasuhuza. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ubwango bene data, nshuti bavandimwe, ndabashuhuje in the name of Jesus. Amen. Imana yampaye ubutumwa buri professional bw'umwuga butarimo emotions. Ndagira ngo rero uyu munsi kuko nabwiye ko iyo winjiye muri channel YouTube TV ukandika Professional Church TV uhitubona ubutumwa bwose ntanga aho ngaho. Uyu munsi rero ndagira ngo dutsindagira ubutumwa twabonye ubushize. Hano gusukura ubwonko bwacu, tubusukure kabisa. Cyangwa se Bibiliya iravuga ngo murinde imitima yanyu, murinde ubwonko bwanyu kuruta ibindi byose bigira bite birindwa. Amen. Umutima wacu cyangwa se ubwonko bwacu biba hano, tubirinde kurusha ibindi. Niyo mpamvu nabitinzeho. Uyu munsi ndagira ngo mbisoze rero dusukure. Twabonye ubushize ko ubwonko bwacu bugizwe n'ibice byinshi, aho umuntu yumvira ibije mu mutwe byose aho byikubita, igice cy'inyuma, igice cy'iburyo, igice cy'ibumoso. Tubona ko buri gice cyose gifite akamaro kacyo mu kwinjiza informations cyangwa se amakuru ava hirya no hino mu muri wacu. Noneho ubwonko bukifashisha l'essence cyangwa se intoki, amatwi, amaso, amazuru, umunwa n'ibindi, n'uruhu rwacu, l'essence dutushe n'ibindi byose bikagenda bikinjira hano. Ibyinjiramo mu bwonko bwacu ibyinshi biba ari byiza, ibindi ari imyanda. Ubwonko rero bugira igihe cyo kuyungurura ibyiza bukabika, iyo byikubisa mu bwonko bw'imbere bikagenda bikajya aho bita muri répertoire comportemental cyangwa se aho muri stock bikistokamo ibyiza. Ibi ubwonko bwa cyane cyane umuntu asinziriye niko bahanga bavuga burayungurura. Niyo mpamvu ibintu bije bikugarije bijagata mu bwonko n'iki ukagira igihe cyo kuruhuka cyo gutuza, ubwonko babugira bute babuyungurura kugira ngo ubashe gutuza. Amen. Ibyo tugiye kureba rero gusukura ubwonko bwacu. Dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 n'umurongo wa 6. Pawulo avuga ibyiherezo rye, tuhumve. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 n'umurongo wa 6. Twasome twumve. Ngaha dusome twitonze ngo Pawulo avuga ibyiherezo rye asaba Timoteyo kumusura. Icyo gihe yari mu nzu y'imbohe. Hari naho Pawulo yagize aravuga ati ari mu nzu y'imbohe, iyaba mwese mwari mumeze nkanjye usibye iminyururu indiho imboshye. Amen. Yari amaze gusukura ubwonko bwe. Amaze kubusukura neza rero aravuga ati kuko yeweho maze kumera nk'ibisutwe ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera, a just judge, un juge juste, sincere. Umucamanza utabera azampa kuri urya munsi, nyamara ntago ari igihe nyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. In Jesus name. Mwakije ijambo ry'Imana. Pawulo tumuza atangira mu mateka ye yereze ry'amategeko, ariko n'ubundi yari umuntu wa wundi ushaka ukuri. Ibyo yemeraga mbere mu kwemera ko yarazi ko ari mukuri, ariko Yesu amugeho yaravuga ati Pawulo ibyo urimo sibyo, dore inzira nziza niyi. Ntabwo ashidikanije. Amen. Pawulo atangiye gukorera Imana, arakora, amenya ko Yesu ari umukiza, aramukorera kweri, aranabizira. Aravuga bari mu nzu y'imbohe, ariko abona ko iminyururu, chains. He was in jail that time. Yari mu nzu y'imbohe, il était en prison. He was jailed. Iminyururu imereye nabi. Aravuga ati reka nandikiye umwana wanjye wanyigiye kuri Timoteyo, mubwire ibyiherezo ryanjye.
tumaze iminsi tubona ubutumwa bwa nta myaka 100. Nkabwira abantu ariko njyewe imyaka 100 ntayo nkeneye, sinakwiyahura sinagira nte n'iki, ariko ngomba kuba ku isi nkaba mu isi ariko ntari uwayo. My destination is heaven. Iherezo ryanjye ni mu ijuru. Paulo rero arandika avuga iby'iherezo rye, yaramaze gukora amateka meza. Nibyo turimo kureba hano. Mbwira mwese mwari mumeze nkanjye usibye iminyururu. Nuvuga ngo aya magambo Paulo yavuze nayo ubunyangamugayo, sagesse cyangwa se mu cyongereza wisdom. Mu yandi magambo yumvaga rwose ko yamaze kwizera koza ubwonko bwe nta myanda nta mbyiro zirimo, nta myanda irimo, nta mbyiro, nta myanda, imeze nk'urupapuro rwera, ubwonko bumeze butagira imyanda. Haleluya. Ni gute rero uburyo dushobora gutunganya mu bwonko bwacu? Ni bumwe, si bwose. Hari uburyo bwinshi bwo gutunganya ubwonko bwacu. Icyambere, aho imyanda yinjirira, cyangwa se ibitekerezo bibi, cyangwa se imigambi mibi, cyangwa se urwangano n'ibyiza, urukundo, amahoro n'umunezero, nibyo binabwiye amatwi, amaso n'ibindi, ikitekera mu bwonko bwacu amagambo mabi, cyangwa se umuntu akubikije ibanga, ibibi wabonye, iby'amazuru yuhumurije, wagukubise akakubabaza n'ibindi, byose byinjira mu bwonko. None iyo bigezemo rero byikubita hano. Kuri iki gihe usanga abantu benshi kanaka yaramvuze, aramvuga, bagomba kukuvuga. Abanyarwanda baca umugani ngo utinya kuvugwa yaheze hehe, yaheze mu nda y'umubyeyi we. Reka abantu bavuge. Mana baye umunwa. Hari filime twigize kubona kera ya Jimmy na nyina. Noneho muri filime rero hari aho bageze batuka, bageze ahantu barimo banyega bati uriya mugore n'umujura n'umwana we n'umujura. Noneho Jimmy ashaka kurwana nyina ati stop it, sikaho, bareke bavuge. Abantu bareke bavuge kuko bafite umunwa n'amagambo yo kuvuga, batavuze bamwe baturika, ntibashoboye kwikaruma, ntibashoboye gutuza batavuga. Bareke bavuge. Ariko uko kuvuga kwigutesha umurongo w'ibyo urimo. Amen. Fata intego yawe ikomeze. Inzira y'ijuru warayifashe, uravanamo n'amagambo, uracibwa intege n'ibyo bavuga. Oya. Cyangwa se nawe ugiye kwisanga nawe wagiye muri babandi bahera mu gitondo bavugeza nimugoroba, cyangwa se urahungabanye uvuye mu byizerwa utangiye kwisobanura. Sibyo. Dore bimwe mu byo wakora: uceceka, silence, le silence. Maze kumva ijambo rikubisa, akenshi dira amagambo kubitaha. Iyo kubisanga rero muri iki gice cy'imbere, ubwo uratangiye ugahungabana, ugasanga umuntu yagize reaction zidasanzwe. Silence, tuza. Umukozi Imana amenya ko hezayo. Amen. Turabibona. Warangiza umaze kugira silence, shaka ahantu hatuje, hatari abantu benshi. Muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu, dore imiruhira baruhije. N'indirimbo ya 50, reka turebe, ntabwo nyibutse neza. Indirimbo ya 50 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, reka ndebe. Muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu, dore imiruhira barembeje, urusaku rurabaruhije. Hanyuma igice cya kane, igice cya kane kiravuga ngo
inzira iraruhije mwitange mutazananirwa mukigenda mu by'umutsi mutera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo. Amen, amen. Umukozi w'Imana yamaze kugira wisdom, sagesse, ubunyangamugayo nk'ubwo Pawulo yari afite, isi itangira kumubona nk'ikigoryi, nk'umuntu ufite short memory, ibitekerezo bigufi. Urumva? Ariko iyo cyerekana ko uri powerful, uri igihangange. Ariko umukozi w'Imana suko guceceka, kujya ahantu hatuje, kwirinda kwihutira kuganyira abandi, ngo yavuze ngo avuga nshiraho ati byanga, aracangwa, yandutseho. Urumva n'amagambo y'abantu wagiye kuganyira, agira amaganya nka Yeremiya, aravuga gaturukonda, urufuzi rukaza. Tuza, have kuruta uri kwisesa, kuko nujya kwisambuza asanga wasandaye utakigaruye. Ceceka. Hanyuma kuruhuka, igihe umuntu aruhutse asinziriye nibwo ubwonko buyungurura ibyo kubika n'ibyo kujugunya. Amen. Sinziriye. Muzehe wanjye kera yajyaga ageza saa 2 z'ijoro, yicaye ku ntebe arimo aganira, agafunga amaso. Nubwo byarangiye azongera kuyafungura, ejo iby'isi yabihaze. Yaramaze kuba wise, ageze mu myaka y'ubunyangamugayo. Ati by'isi amaso yangereshe kubireba, ageze mu nzu byarangiye yafunze inzugi z'ubuzima bwe bwose, z'ubwonko bwe yazifunze, nta ushobora kubona umunyura. Umuragera wumpaye. Nanjye nafunze amaso yanjye, nagize mu nzu yanjye muri iki cyumba. Nushaka uhere mu gitondo uvuga ugeze nimugoroba, ntacyo byantwara. Hano baravuga. Amen. Gutunganya, gusukura ubwonko bwacu. Tugiye gusoza. Abadamu mumbabarire, ntabwo ngiye kuzana ivangura hagati y'abagore n'abagabo, ariko n'ubushakashatsi bukorwa kandi noneho kujya mu mico y'iwacu ugasanga abantu bamwe barabivuga. Hari ubwonko bw'abadamu n'abagabo, hari abahanga bemeza ko ubwonko bw'abadamu butandukanye gato n'ubw'abagabo. Niyo mpamvu Kinyarwanda bavuga ngo uriya mugabo ateye nk'abagore. Baba bashatse kuvuga iki? Ntabwo bivuga ngo ufite amatako nk'ay'abagore, ufite amabere nk'ay'abagore, ni baba bashaka kuvuga ngo uri talkative, uravuga cyane, ufite amagambo menshi, nta banga ugira. So kuko abadamu batagira ibanga, ntabwo ibyo bishatse kuvuga. Ahubwo mu byo nababwiye, iyo information cyangwa se information cyangwa se amakuru ajaga kubitana, muzabona abagabo benshi araceceka, ndatekereza bikakurya nanjye se mvuge, umuntu yamvuze nanjye musubize, umuntu hanutse nanjye musubize. Remémorer, kubirimina no kubyuza, urya nk'iri ibyatsi babyita la rumination, no kuvuga ngo bya byatsi bifatika bikacanga, umugabo arakacanga. Ngo le cerveau de la femme est créatif, kugira ngo ibyo bintu azabifate bivane hano imbere bikubita habikeyo, bitwara umwanya. Nuko bimeze. Mujye mubona nk'ubu ngubu za YouTube TV zaje niki, abagabo bagiye ni bake. Urumva abagabo bagiye ni bake kubera iki? Hari agatandukaniro gato, sigenda bishakashatse, ntago ari genda bivumbuye, nibyo nsoma. Aho rero murambabarira, nuko bimeze. Bavuga ko nta kimurigamamo cyangwa ntazi kubika ibanga, avuga byose kubika ibanga. Ibanga ari kubisano. Nkabe John rero ngwino nkubwire ibintu nkubwiye ni ibyanjye nawe. Uyu munsi hari wenda miliyoni 5 z'amanyarwanda umuntu yamaye, uramenye ntugire ubwira ko nazibonye. Wakoze umbwiye bigakubita hano, ubusa naho uri mu kwibwira. Nabitse byarangiye, ngiye ko ari ibanga se tu. Ndabifata kurwana nabyo bivana hano. Hari abantu bagira ikibazo cyo kubivana hano babijyana inyuma. Niyo mpamvu hari ibintu by'ibikabuzi nk'inzoga zituma umuntu atagira ibanga.
umuntu amaze kunywa inzoga ibanga arimena yasinze. Birayigenda twereka ko nka ba Samusoni bagiye mu bagore n'ibindi byose ibanga barisiga aho ngaho. Ntabwo navugaho byinshi cyane. Tugarutse kuri Pawulo, tumwigane, tumere nk'ibisuke ku gicaniro, tweze ubwonko bwacu. Umukozi w'Imana amenya guhezayo, in the name of Jesus, amenya gushiriza. Ntakaba umugabo cyangwa umudamu, niko kubaka urusengero ruri professional mu bwonko bwacu cyangwa se mu mutima wacu. Guhezayo, gushiriza, ukajya muri yandi ngo ukegera Imana mukihererana, in the name of Jesus. Ndabashimiye rero ubwira ijambo dufatanije, kandi riranshimishije ko ndisohoye. Ubutaha rero tumaze kubona kweza ubwonko bwacu, ikizakurikiraho rero tugiye kuri ibyo tugomba noneho kubushyiramo. Ndabateguje, tugiye gushyira iki mu bwonko bwacu? Tugiye gushyiramo ubutaha mbabikibanga, urukundo, imbabazi, amahoro. Niyo ntego y'ubutumwa bugiye kuzakurikiraho. Muzabe maso rero, ndabateguje, mbateye amatsiko. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana ku rukundo. Twakunda dute? Twatanga imbabazi dute? Twayisaba dute? Twatanga amahoro dute? Twayabona dute? In Jesus' name. Amen. Amen. Imana yabwe icyubahiro.